Panorama TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Mwari musanzwe mwiye ko dukunda gukora ibiganiro cyane cyane byibanda ku bukungu n'imibereho myiza y'abaturage, ariko uyu munsi bwo dufite ikindi kiganiro kijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu ni bugari, turebamo byinshi, ariko muri byinshi turebamo ingingo imwe gusa tureba ni ingingo ijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Icuruzwa ry'abantu ni iki? Rikorwa rite? Ese abantu bashobora kurikumira? Ese abarikora nihe nyungu bagamije? Ese wowe ubwawe ushobora kumenya ko bashobora kuba bagiye kugucuruza? Ese ushobora kumenya mugenzi wawe ko bamucuruje? Ntahandi twabikura, turi kumwe na mugenzi wacu, dusanga tumumenyereye mu itangazamakuru, dusanga tumenye ko umunyamakuru mugenzi wacu, ariko uyu munsi ntabwo aricyo kiganiro cy'ikaze tugira n'umunyamakuru, ahubwo turakigirana nk'umwe mu bayobozi b'umuryango utari uwa guverinoma witwa Right Rwanda, umuryango agiye kudusobanurira uwo ari we, adusobanurira n'icyo ikora. Uwo turi kumwe nta wundi ni Eddy Mwrekande. Eddy muraho? Mahoro aganze. Muraho neza? Meze neza? Ndishimye. Uyu munsi waje urundi mushya? Ntabwo nyiri muri ya sura imenyerewe yo mu itangazamakuru, ariko n'ubundi gutangaza amakuru mu nshingano z'abatangazamakuru cyangwa abanyamakuru nicyo tugiye gukora kirimo. Kwigisha, kumenyesha, byose biri mu bindi. Uyu munsi tugiye gukora bibiri. Tugiye kwigisha kandi tunamenyesha. Kwigisha tunamenyesha. Ubu rero uyu munsi turi kumwe uhagarariye umuryango Right Rwanda, uje gusobanura uwo muryango ni iki, ukora iki? Umuryango Right Rwanda ni umuryango nyarwanda utari uwa leta, ukaba ari umuryango ukora mu bintu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ryabo, icyo twita social economic development. Ariko twajyamo na porogaramu ya behavior change communication, wagufasha abaturage cyangwa community guhindura imyumvire mu buzima, mu bintu bijyanye no kugira imibereho myiza cyangwa ubuzima bwiza. Uhindura imyumvire wari ufite, turakubwira ukamenya, ugasobanukirwa, ugahinduka. Biri mu nshingano zacu, biri muri porogaramu yacu. Ikindi tukabwira urubyiruko ibi ngibi, dore ibi nibyo byagufasha, itware gutya na gutya, agahinduka, agahita yiteza imbere. Ubwo turino duhita tujya mu bukungu, mu mibereho myiza n'ubukungu, aho niho tubihuriza. Ariko turi organization iri muri social economic development, muri social bijyanye mu mibereho, ubukungu n'iterambere. Yego, ubivuze neza nk'umunyamakuru. Buti rero uyu munsi noneho ntabwo tuvuganiye byinshi, ibyo byose umuryango tuzabigira mu bintu byinshi, bazashobora kugenda bamenya, bazashobora kugenda bavuga muri iki. Muri iyi minsi murimo kwibanda ku ki? Iyi minsi rero hari ikibazo kitugarije u Rwanda gusa, cyugarije isi yose. Ubu u Rwanda rurimo, kuko no mu mibare yatangajwe n'inzego zifite ububasha biragaragara ko n'u Rwanda rurimo antene. Uyu munsi turimo kureba ikibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Ntabwo byitwa igurishwa ry'abantu, icuruzwa ry'abantu. Bibaye igurishwa, hari ahantu umuntu yaba ari nko mu iduka udakagura. Icuruzwa ry'abantu niyo terime UN yemeje, icyo umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha by'uburenganzira bwa muntu, ndetse n'itegeko dufite ryo mu Rwanda ryashyigiyeho mu mwaka wa 2018 rivuga ku bijyanye na human trafficking in person. So ubwo rero iyo tuvuze icuruzwa ry'abantu tuba tuvuze umuntu ucuruzwa, ukurwa ahari. Ubwo ndabivuga mbyenekereje, ntabwo njye muri definition ko iri, ni ukuvuga ni umuntu ukurwa ahari akajyanwa ahandi hantu, agakorerwa ibikorwa byo kumucuruza nta bubasha, nta burenganzira, ndetse n'abatarabizi. Ubwo ni bya bikorwa bimukorewe n'ibyo bita gucuruza. Kuko umuntu nk'ubu ngubu ngiye gutanga urugero, uyu munsi nshobora kugufata nkakoresha amayeri akoreshwa mu bintu bijyanye n'icuruzwa ry'abantu. No, nta kibazo dufite, komeza dufite iyo ntuza nta kibazo. Uyu munsi umuntu koko umuntu bamucuruza bigashoboka. Icyo kibazo abantu benshi barakibaza, ngo umuntu uri intellectuel yaravutse, ni umusore, ni inkumi, ni umugabo, ni umugore, bamucuruza bigakunda. Aracuruza neza. Ubundi
tumaze kumva definition y'icuruzwa ry'abantu, abantu bacuruzwa bate, bahakoreshwa ayahe mayeri wabivuze utangira ikiganiro, ese bacuruzwaho ibiki, ni bande babacuruza, ese bagurwa na bande, ni ibibazo byose umuntu yakwibaza. Ukibaza se umuntu ubundi ni imari iyo ku cye gipimo ku buryo tumenyereye ikiba kirangura ya ugicuruza, ese we bimeze gute iyo tugiye kurangura. Mu yandi magambo twumvisha yuko icuruzwa ry'abantu ari umuntu cyangwa abantu bakurwa aho kuri point de départ iwabo akajyanwa gucururizwa ahandi, akajyanwa mu mayeri we atabizi, ndetse akikanga acuruzwa atagifite uburenganzira bwo kujya guteka kwanga. Naso abo bantu bacuruzwa bari mu gihugu tubyore mu Rwanda, kujya bamucuruza imbere mu gihugu, bamucuruza hanze y'igihugu, bamucuruza. Tugira ubucuruzi bubiri cyane cyane buzwi UN ishami nyine UNODC yemeza. Ni ukuvuga ngo hari abacuruzwa mu gihugu babyita domestic human trafficking, mu gihugu bagacuruzwa mu gihugu, ariko umubare munini ucururizwa hanze. Reka ubwo harimo ingingo ebyiri, hari abacuruzwa imbere mu gihugu, hari abacuruzwa no hanze. Imbere mu gihugu umuntu acuruza ate? Igihe cyose wakoresheje umuntu nta burenganzira afite kuri we ku nyungu z'ubundi muntu, urabyumva, wamuguhaye ari uri bwishyure, uwe atari sakaza uguhaye uramwishyura atahabwe ngo ntahembwe. Igihe umuntu aguhaye umuntu ukamukoresha ku nyungu z'uwamuguhaye, akaba ari nawe wishyura, ubu umucuruje kandi abikorera. Ubu ngubu hari ibigo biri mu Rwanda bivuga ko biranga abakozi, noneho bya bigo bigatanga umukozi wo mu rugo, ntibishyura umukozi bakishyura cya gikari kizira mwihembera. Twavuga ko icyo kigo gicuruza umuntu. Icyo kigo ntabwo gicuruza umuntu. Impamvu icyo kigo kidacuruza umuntu, ubundi twabivuze neza, umuntu acuruzwa byagenze bite? Umuntu acuruzwa igihe we ubwe nyir'ubwite adafite ububasha bwo kwikontorora no kwivugira no kwakira kuri amafaranga ari mu gukorera. Birumvikana ushobora guhimba kampani kugira kampani yemewe. Iyo ari kampani itemewe bigakorwa wa muntu mu kubikorerwa nta burenganzira afite, icyo gihe icyo kigo kiba kimucuruza. Ni ukuvuga iyo iki kigo ubyumve neza antera bitandukaniye, nabyo birimo ibyiciro bibiri. Uyu munsi iki kigo kitanze umukozi kwa Eddy, n'urugero Eddy arakora muri icyo kigo, barahemba uriya amafaranga bamuhaye akaba ari umpemba. Iyo mpemba ku masezerano ufitanye n'uriya, kuko yanyohereje kugira ngo nkorere ikigo cye, ndiyo nk'ambasaderi w'ikigo cye, ntabwo uwo muntu aba yacurujwe. Ariko niba naragiye muri kiriya kigo ku bwumvikane bwa kiriya kigo n'ikindi kigo, nyiri kujyanwa nta burenganzira afite kuri ayo mafaranga, nta kontara afitanye n'uwamwoherejeyo, nta kontara afite n'uwakorera, atanazi n'uburyo uriya muntu yishyurwamo, icyo gihe umuntu aba ari mu gucuruza. None tuvuge ubu ngubu ngewe ndi hano i Kigali, nawe uri i Kigali, ariko nkeneye umukozi wo mu rugo. Yego. Umukozi uravuga uti noneho ugiye kumpa amafaranga runaka, ushakira umukozi wenda mukure nko mu karere ka Rutsiro. Yego. Wa mukozi ngende mubwire ko namuboneye akazi i Kigali, muza muguhe umuha akazi, uwo muntu nzamucuruje. Naguzamucuruje. Nuko nukuranga umukozi, komisiyoneri babaho. Niba uranze umukozi, nyine ufashije umukozi kubona akazi. Erega reka nsubire muri ya definition. Igihe cyose uyu muntu ukora kariya kazi agakorera ku gahato, akagakora ku mafaranga we adahamanya n'umutima nama we n'umukoresha we, sinzi mu kubyumva, agakorera ku gahato cyangwa agakorera ku nyungu z'uwamwohereje, uwo muntu nibwo azabacuruza. Ariko nuramuka umuye Rutsiro, ukankura Ngororero, ukankura mu Mutara, ukankura mu Burasirazuba, ukamalinki, ukavugana n'umuntu X uti hano hari umwana akazi, tukumvikana nkakishimira, cyangwa ukumvikana n'uriya akambwira ati ariko hari akazana kuboneye barayindi ibihumbi bingana gutya, urakemera, akabara ndakemera, akaza, ntabwo uzaba umucuruzi. Ni ukuvuga ngo okay, bishobora kuzamo kumucuruza ryari, bishobora kuzamo kumucuruza twumvikanye nanjye ngo uriya mukozi naguhaye aida wo mu rugo ni 50,000,
urabyumva muzajya mumva ni 30 twumvikanye ariko muzajyamo mu 2020 ngiye munyohereza 30 kuko ni ngiye mubahaye uracyumva icyo kintu yaza abacuruzwa kuko wa wundi urimo hagati nta ruhara zaba yabigizemo ntabwo wenda actually abacuruzwa ariko naramuka umuhaye link bakumvikana amafaranga ni 30 bakazajya bayamuhemba ibyo byemewe ubu ari ibintu byateye ugasanga umuntu ni umudamu ugasanga ni umukobwa afata bagenzi be akabashakira abakiriya bakagenda bagakora ibyo bakora ariko amafaranga agahabwa wa wundi umuntu akoze igikorwa cyo gucuruza yego b'abakobwa ntabwo bajyana ku gahato ubundi umuntu acuruzwa byagenze gute umuntu ashukwa gucuruzwa cyangwa umuntu ashorwa mu bikorwa by'ubucuruzi byagenze gute ni igihe abona yuko hari ibyo akeneye adashobora kubona urimo byumva neza adashobora kubona noneho uriya muntu umureshya kujya muri ka kazi muri ya mayeri yo kumucuruza akamubwira ko ari agiye kubona igisubizo cyane uyu mukobwa akazi ke kagize kuba gucuruza bagenzi be cyane cyane abakobwa waruzi ko habaho n'amazu yabigenewe abakobwa bahuriramo kugira ngo bahurire n'ababashaka waruzi ko bibaho no mu Rwanda bira urwego inzego zibishinzwe nari kwenda ruzakora ubucukumbuzi ribeho ko ntabwo bari babitangaza njyewe sinabitangaza ariko uko byagenda kose mu bindi bihugu bibaho hakabaho amazu yabugenewe ashinzwe gukora iki kuranga abakobwa ni ubucuruzi ariko hari ubucuruzi bukorerwa umuntu ariko bukamukorerwa nawe abigizemo uruhare kubera yuko abona hari ikindi kintu akeneye urabyumva akavuga ati reka nemere ibi mbikore ariko ubucuruzi bw'abantu bumwe bwimbitse ni bwa bundi bukorerwa ku muntu nta ruhare abigizemo akikanga ari nabwo tubivuga cyane nabwo bukunda korerwa hanze y'igihugu akikanga ageze muri sisiteme atazi uburyo yagezemo yagendeye ku mayeri imbere mu gihugu abantu bashobora gucuruzwa bate imbere mu gihugu abantu bashobora gucuruzwa by'umwihariko bashobora mu bikorwa by'ubusambanyi bwishyuriwe amafaranga mu mahoteli hakabamo abaranga cyangwa ntabwo twabita abaranga twadupfobije bamwe bacu bakeye hari ubwo twabita gute mu kinyarwanda abakomisiyoneri mu kinyarwanda cyane cy'ubungubu se abakomisiyoneri kabita n'ikirabo babukiye kujya kubona ko aho ngaho komisiyoneri ntajya muri ndavuze mbuze inyito ni ukuvuga mu mahoteli bikunda kubaho nkaza ndi umunyamahanga cyangwa nkaza ndi umwenegihugu nkaza nkavuga ngo nkeneye umukobwa umeze gutyo na gutyo ndakwishyura amadolari 100 mungeze urimo urabyumva wa mukobwa akaza mu by'ukuri ubucuruzi bukorerwa abantu mu gihugu akenshi mu babwitabiriye baba babugiyemo batabishaka ariko hari icyo bashaka icyo kinyarwanda urimo uracyumva ntabwo ari ubw'agahati 100%. kuko iyo bije n'ubw'agahati 100% afite no kuba yasohoka akajya kwitangira raporo ku nzego zibishinzwe z'umutekano ariko nk'ubukunda gukorerwa mu gihugu cyane dukurikije ibikunda kubaho urumva bwanatele nuko kamemu birazwi wa mukobwa uba wisonzeye bakamubwira ati hano ko arutanga amadolari 20 cyangwa 30 mukamara nijoro akavuga ati se n'ibiki kandi ubwo ngubwo uyu nguyu umuhamagara yahawe amadolari 100 cyangwa 200 urumva muriyemwe amafaranga twahita igikomisiyoneri ariko mu yandi magambo niwe ariye kuko niwe ubaye igicuruzwa acuruje wawe wibuka yuko atamujyanye kubw'urukundo ntabwo bagiye kurarana cyangwa bagiye gukora ibyo bakorana mu byo urukundo nukuri afite icyo akeneye mu bukene bwe urumva none buriya kurira ku bukene bwa wa mu victime none victime ante babibabaje victime akajya kubikora atabishaka ariko akabikora kubera hari ikindi akeneye n'ayandi mahitamo ni domestic human trafficking ariko nyine iyo ntagaragahato 100% nyiri kujyamo bagiyemo ku bushake bwe amini ntago ari ubushake bw'100% aba yagiyemo kuko hari icyo akeneye ariko uri yamugejeje kubera yakiriye amafaranga yamucuruje ubwo bisobanukiriza ko ubucuruzi hano imbere mu gihugu atari kwa kundi baranga umukozi wagiye gushakaza ahantu yaramuhawe na mugenzi we
ubwo ntabwo ari ubucuruzi bw'abantu ariko noneho wa wundi waje muri hoteli arimo gushakira umunyamahanga umukobwa bashobora kurarana cyangwa se undi muri wese uri muri hoteli cyangwa se ahandi hantu mu mazu acumbikira abantu aricyo gihe we icyo akora ariko ashaka abantu akabazana kubera ko hari ibyo bakeneye akabatanga ku giciro runaka yumva yifuza kandi bo nta ruhare babigizemo icyo gihe uwo muntu baba bamucuruje ntaho bitandukaniye noneho ubwo twagiye imbere mu gihugu noneho dusobanukirwe n'ubucuruzi bw'abantu bwambuka imipaka tutarava kubw'imbere mu gihugu nagira ngo byumvikane neza ni ubuhe bucuruzi bukunda gukorerwamo imbere mu gihugu ubwa mbere ni sex exploitation ushingiye ku mibonano mpuzabitsina ubwo nibwo bukunda kubaho ugakorerwa abandi abakobwa hari ababa bashaka gushimisha nyine umubiri wabo ubwo ni abatuganye n'abagize gute ibyo nibyo bikunda kubaho nibyo bibaho inadabatse ahubwo tunabwira abakobwa bacu nyamuneka ubukene ufite uyu munsi sibyo ntabwo ujye kuguhuza n'uriya muntu uguha amafaranga hari undi wabyungukiyemo wakiriye yarenze ukakwita friend wawe cyangwa akakwita undi kubera network ubwo bukene bukakuganisha kubituma ubuzima bwawe bujya mu manga urimo urabyumva si abakobwa gusa n'abahungu bibaho ariko cyane cyane abakobwa so ubucuruzi bw'abantu bwambukiranya imipaka nibwo noneho bwahatari bukorwa gute ni shene cyane cyane ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi Middle East n'uburasirazuba hagati ego ibihugu birimo Oman mbese mu bihugu cyane cyane ibihugu by'Abarabu birimo za Oman Arabia Saudite n'ibindi nari buvuge babyumve ko biri muri ibyo bihugu by'Abarabu n'ibindi birabigira ariko cyane cyane ibyo by'Abarabu bikorwa gute rero kunarisheni haba hari abafite amaguriro yabo nyine ubwo ni nkaho twafata nko mu borozi b'inahangaha famu y'inka urwuri uwo ni umushoramari principal ni ukuvuga ngo ushaka kugura abazi ngo hari urwuri ruri hano ugomba kujya kuguriramo ni ukuvuga ngo urwo rwuri turwita urwuri rw'abantu mutubigenekeranije babyita brothels mu cyongereza ngo urwo rwuri rw'abantu nirwo abajya kuhagera haba habaye shene bikava muri Oman n'urugero ntazi Oman bikaza mu Rwanda ni ukuvuga ngo uyu mwana urubyiruko nirwo cyane cyane akunda gucuruza uyu mwana uvuye mu Rwanda n'urugero kuko baragiye turabizi tunashinga ku mibare y'inzego zibishinzwe RIB yatangaje turibuze kubireba ni ukuvuga ngo uyu mwana kugira ngo ave hano agere muri Oman haba habaye shene hari shene nyiri icyo kigo hari nyiri icyo kigo abashoramari hari abashoramari bakorana n'abaza kurokita ubwo n'aba agent abakomisiyoneri mu yandi magambo ni ukuvuga muri abakomisiyoneri baza muri ibihugu kurokita bakongera bakagiramo abandi bakomisiyoneri bashobora kugera direct kuri wa wundi bashaka muri abo bakomisiyoneri tugira harimo inshuti zacu harimo abo dufitanye isano harimo abo dukorana harimo inzego zose mu yandi magambo babivuga neza mu cyongereza ngo everyone can be a trafficker buri muntu wese ashobora kuba trafficker none mubona ashobora kuba umucuruzi ashobora gucuruza ego cyangwa agacuruza ego everyone is a trafficker perpetrator the perpetrator no undi wabyinjiye ubikoramo uzi impamvu none muri bano tugira abanga mvuze bene wacu mvuze abo dukorana mvuze muri rusange muri community tubamo no bakabibyico hakabamo abacuruza abandi babizi azi kari diro hari ikintu ari bubone hakabamo n'abacuruza abandi bitabira mu bucuruzi bw'abandi atabizi azi ngo ni link no kugira neza agiye kugirira mwene wabo icyo twagarukaho yego abantu abari bakurusa abana yego niki bashukisha ku buryo bemera kugenda aba bantu sabana n'abana ariko nabo baracuruza child trafficking bibaho ariko bareka tubageze tuvuge ku bakuru ni ukuvuga ngo hari trafficker cyangwa perpetrator uyu ucuruza cyangwa uyu mu agent cyangwa uri no muri no sheni yo kurokita afite amayera aba yaratojwe
ni ukuvuga ngo icya mbere babashukisha urukundo urunguru ubona nkahura n'inkumi nkayibwira ariko wa mukobwa uri mwiza nkamushyira muri systeme akumva ko noneho nkamubwira ko mafite n'agafaranga nkamubwira amagambo yerekejwe n'akantu uwo mukobwa kunyizera no kumva urukundo rwanjye biramworohera ninjye perpetrator birahita binyorohera we ananyumve anyizera urukundo bararushikije cyane cyane abakobwa cyo ni kimwe akazi hanze arakubwira ati rwose hanze hari akazi ako cyane cyane ku kazi hanze hari andi mayeri traffickers bagira nshaka no tuyavugeho muri ba bandi bajyanye bafite muri ya maguriro ya yandi hajya twagize urwuri rw'abantu abadukurikiye babyumve turasa igurika ry'abantu byumvikana muri ba bandi bari nabo bakoreshwa nk'abarokirita abandi ni ukuvuga bamaze kugeza x mu iguriro iyo agezeyo bamwambura ikintu cyose gifite isano na network na communication yagirana nabo hanze ni ukuvuga mu yandi magambo naje hano na telefone naje n'ikaramu n'urupapuro umva kugira ngo byumve neza n'imyenda yose irahinduka icyo nazanye cyose barakijyaka babandikodiza bakajya muri telefone na password barayigusaba bakayandika ya telefone ku buryo baza kwinjira muri telefone bakareba abo ukunda kwandikirana nabo bakareba Mwrekande that's great bakaguhamagara ibintu hari bati uyu muntu witwa Mwrekande nuvuga ngo utakikontrola uyu muntu witwa Mwrekande mujya mwaravuganaga cyane n'inshuti ye kubigaragara bati okay tugiye kugusaba kugira ngo ujye uvugana nawe umwumvishe ko aho urubayeho neza tunagwe n'amadolari umuhereza kugira ngo yumve yuko koko aho urubayeho neza umwenterese azaza nahagera tuzakora kugenda uri murabyumva cyangwa ko ngakuvuga ngo nahagera tuzakora kuragende n'ubundi mwenda gwakana kuko nayandi actually baranabyikorera bibaye ngombwa n'andi mahita mafini akandika hayi Mwrekande haye iyo ki yes eshambayeho neza hano nagiye mumeze mutese mu Rwanda n'urugero mumeze mute tumeze neza iso nakabazo swanga ufite ngo mufashe ko hana kana Imana yakagize umwana mbaye mayeri yati sibazo byabora mwaje tudorari magana yacyo twakumarira ati baba we aturi inshuti nziza amadorari umwanya wo limit muri telefone yawe ukabona kugezeho none ukagenda wica gasozi uzimire kandi yanyesha amadorari 200 ameze neza yarakize iyo ni akabaka barakuretse n'indi mizi bakajya bakora bachatinga nawe ubwo wowe urabona x ukwandikira ukabuzi kare x ariko si x cyangwa ni x uri mu gukoreshwa ariko inada wazisiwe nihute kuyabona gufata umwanya munini ariko babyumve ko bibaho bari abantu dufite babahanzi tujye nabo tubitondera hari abari ashobora kuba cyane cyane ubona bakoresha bagira gute ugomba kugira ngo cyane tariko ejo wongeye amadolari 200 anyonge amadolari 300 my god hajya dupfani ubwo ntiyakunyira kwibaza impamvu atagaruka iwabo atavuga ati nzaza ariko dufite akazi kenshi agaruka nako ariko hari opportunity waza nawe ati sasha turakenda ubuse nakura etike byagenda gute tinodore umugurije se no wansubiza no wazayanyishyura uhageze urumva yinjiye muri ya shene y'abapepe presidents y'abandi barokirita ariko mu yandi magambo nagashaka none se tugarutse kuri abandi barokirita twabonye ko abantu nibako bafite ubwenge bashobora kwikurikiranirwa bakareba amafaranga yo gushaka ibyangombwa kwikura abahe aho ngabo bagiye kugenda ni ukuvuga ngo uyu muri ya shene nakubwiye muri baba agent baba komisiyoneri baba bafite bije ko barabati antebe kugira ngo tumugeze omani n'urugero kugira ngo hagere ndamudepansaho 10,000 by'amadolari ariko nzamwungukamo 3,000 nako 3,000 by'amadolari akareba kukudepansa 10 ntacyo bivuze kuko azunguka muri 30 ubwo nagera mu iguriro antera azavamo ingingo ze zizacuruzwa azakora imirimo atatishyurwa azakorerwa ibingibi azajya gukina amaporo binjize azakora ibiki byose ayita amaporo cy'amaporo sinzi ko ego byose kuko ugeze mu hariya urinjiza double rero yayanda muri yanzira yo kukugeraho kuya kudepasaho so nagari uyashyiraho
uriya muntu nibyo nakubwiye ngo trafficker agushukisha ko mukunda kijya gukorera kugirira neza nose ubwo umuntu yabwirwa n'iki ko ubu ngubu umubwira ko hanze ari amahirwe menshi yaba mushuka ashaka kujya kumucuruza hari umuntu uje akoresha amahirwe ari hanze turashaka abakozi turashaka iki wabwirwa n'iki ko ari umuntu ushaka gucuruza ibyo akubwira n'ibintu ubundi ikintu cyane okay biragoye kubimenya kuri wagati yawe nawe kuko utari kumwe nawe icyo turi kuri page ariko nanone nibyo ibingi turi mu kubwira abantu ubanza kureba urukundo umuntu ari mu kugushoramo n'amafaranga ari mu kugushoramo n'ibyo byose ari mu kugushoramo ukagira amakenga icyo dusaba abantu cya mbere ni amakenga wagira amakenga ugakora research wakora research ukanamenyesha n'inzego z'igihugu uri mu cyawe ukavuga ariko ndenda kujya muri yo mani mafite umuntu n'uyu ugasaba muri ambasade mbese ukimvolvingamo ubuyobozi ukimvolvingamo imiryango mu by'ukuri abantu benshi bacurujwe cyangwa bagiye mu bikorwa by'ubucuruzi trafficker ikintu cya mbere akwereka abanza kukwereka ko nta bandi bantu ugomba kumenyesha ibya opportunity ari mu kuguha iyo ubona ari mu kugukinga mu bya opportunities ari mu kuguha ibyo birimo amakinga ikindi hari ujya kukujyana yakubwiye andi mayeri menshi yavuze akakubwira ati okay uri mu Rwanda ndi mu Rwanda ko Rwanda ruragoye nagukrosinga uko iboneye byoroshye inadabatse abenshi no mpamvu u Rwanda ari transit babuca bakajya mu bihugu duturanye nari uvuga amazina actually nanabivuga kuko Uganda na Kenya nibyo biyoboye mu karere mu bintu bijyanye n'ibicuruzwa by'abantu ni raporo biri mu nangano muri kino gitabo nubwo kitarasohoka kimwe n'injiste nabari bakemeza no mpamvu tutari mu kugikoresha nuko gifite gusa ejo bundi cya minsi ya vuba kizemezwa gihabwa abantu benshi basome bamenye amayeri n'ibiki byose birimo twanditse igitabo muri direct Rwanda ako ntabwo cyari cyajya kuri public icyo nashaka kuvuga iyo ubona abakuzanira amayeri ngari kurabizi ngo unyure Uganda unyure Kenya unyure mu kindi gihugu ukabona none ibintu byawo birimo n'amafefe ariko bagusaba no gutanga akantu kuko amafaranga yo gutanga akantu ibyo byose ubona bitari mu nzira imeze gutya niba ari opportunity y'akazi ukuntu kaba advertised niba ari opportunity y'umuntu uri ari ukuntu mukorana na ambasade y'igihugu cyawe kiriyo hari ukuntu ushaka amakuru ukamenya mbere y'uwo muntu kuko uzareba niba ufashe pasiporo bakakubwira ngo nugera mu gihugu runaka ikintu cya mbere ugomba kugera ni ukumenyesha ambasade siko biri ni ukuvuga uyu muntu aragiye ikintu cya mbere ni ahantu na hamwe agaragara urimo urabyumva so ibintu bituma umuntu agira amakenga nibyo ugomba gushingira ko uyu muntu ashobora kuba arimo kuncuruza ubona atangiye kukubwira gutanga akantu ubona cyangwa iki n'iki atangiye kuvuga ko mfite network hano muri Uganda waza hano mu Rwanda afite passport y'Nyarwanda biragoye cyane cyane ko abana b'abakobwa tunyure muri Uganda mafite umuntu muri ibyo izo shene zose z'ibintu wayo mayeri nicyo kintu cyane kikwereka kiti ngomba kugira amakenga yagize ushyira n'inzego yes direct Rwanda batangiye kampanye yo kwigisha abantu ibijyanye n'icuruzwa by'abantu icyo kibazo kiremereye bingana iki icyo kibazo biremereye cyane ku rwego rw'isi biremereye ku rwego rwa Afurika kiremereye ku rundi rwego mu karere kacu urebye no mu mibare y'aba traffickers uko bagenda mu Rwanda naho kiraremereye kuko ubundi ntabwo dukora kampanye kubera yuko ikibazo cyaremereye cyane mu gihugu mu Rwanda twagize amahirwe yo kuba turi mu mbere mu gukumira ubundi aho kugira ngo ikibazo kibe kinini cyane ubone kumira maze kubona akabazo gatoya nisa nabyo kugeza uyu munsi muri raporo ya RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha siko byita mu Rwanda RIB igaragaza ko nibura mu mwaka wa 2020 kugera muri 2022 nibura abanyarwanda 150 bagaragaye mu bikorwa byo gucuruza bacurujwe babaye ibicuruzwa urimo urabyumva ni ikintu kitoroshye ni ukuvuga ngo twebwe dufata abo ngabo 150 icyo gihe batangaje wenda umubare waramanutse cyangwa warazamutse mu yindi myaka ariko ubundi twebwe twashaka nabo ngabo 150 RIB yagaragaje kubera iki bacuruzwa bagiye kuko batabizi kandi nanone duspose yuko RIB abo yamenye
yamenye uko bacuruza ari bifite muri raporo. Ubu Mwrekande niba naragiye kimwe mu mayeri gihari nacyo kinagora n'inzego muri ibintu byo gukumira. Uyu munsi traffic arareba akavuga ati okay, ndashaka aba naba mu Rwanda. Yego, u Rwanda biragoye kubona ibyangombwa no kuburiza mbajyana. Agahita abwira ati Mwrekande ngwino tunyure Uganda, mafite opportunities nizi, niho bizatworohera kubona visa yo kujya hana. Visa y'iwanyu iragoye kuko bagira amayeri yo kugira ngo bakatinge network yawe ujana kujana nabo sizi inyuma. Ni ukuvuga ukava mu Rwanda witwa Mwrekande nditanga urugero kwizina ryanjye nagira iryo mvuga ry'umuntu, nkagera Uganda bagahita banyita wenda Katurebe cyangwa bagahita banyita Musoke n'izina ry'Imana n'urugero ntanzi. Akambwira ati rero kugira ngo tubone visa nuko ufite passport ya hano, kandi ibintu ni shene byibuke antera ni shene none irimo n'abantu mu nzego zitandukanye cyane cyane mu bihugu ibi byagaragayemo icuruzwa ry'abantu byo kurwego rwo hejuru. Muri migration ugasanga bafitemo network sivugiye hano kuko nagushigeze bitangaza, ndavuga aho byagiye bigaragara nabisomye no mu gitabo cy'Ubugande. Urumva ko ari mu nzego za leta ziba involved muri human trafficking. Ubwo ukagera bakagoreza passport witwa Musoke, ubwo utakaje ibyawe byose wajya n'indangamuntu. Mwrekande gusigaye ku mupaka nangaha muri Uganda ndiyo nka Musoke avuye muri Uganda agiye muri Omani, inada wagize hagiye Umugande nabwo agiye Umunyarwanda. Kandi umuntu uvuga nibashaka network yanjye iragarukira Uganda mitemburu, ariko hirya iriya ntabwo hagiyeyo Musoke w'Umugande, hagiye Musoke w'Umunyarwanda. Ibyo ni ibibazo biba bagira amayeri menshi cyane. Ariyo mpamvu twumva dushaka ko ikintu cya mbere kikwereka ku mayeri y'abatrafickers y'abantu bacuruza abandi ni ukukuryoshya no gushakisha uburyo agukora ibintu bitanyuze mu buryo. Cyane cyane umuntu yakubwira ati murahangana mute n'ubuzima buri hanze ahangaha ndabwo mu Rwanda butoroshye, ubutoroshye kandi busaba ikiguzi gihambaye ndetse n'ubushomeri bwiganje mu rubyiruko. Aho ntibazajya babashuka ako kazi n'ubundi bakabatwara muri ubwo buryo. Zimwe mu ngingo zituma bashukwa bashukika harimo iy'ubukene, hakabamo n'iyo ikigare cyangwa urugomo, peer pressure mu cyangwa twabita nyine kuba ikigare ibabo mu kigare. Abo mu kigare uzasanga abacuruzwa ntago ari mu miryango ikennye gusa, naho miryango ikize baracuruzwa. Warubizi arashaka babayeho neza n'umwana wo kwa runako barakomebe barifite imodoka ziraparitse mu mafrigo birimo n'ibiki, ariko kubera kumva ngo akamva ashaka kwambuka igihugu ngagende yumva ko iryo shema ajyane na bagenzi be mu kigare. Ubwo n'ubwoko bumwe bashukika kubera ikigare. Eddy bangezeho nkayitana ngira umushuti wanjye antere nabonetse opportunity ngaha, tugiye gukorera amadolari, tugiye gukorera amayero, tugiye gukorera darararara, tugende bosigaye mu Rwanda twurira indege tugende ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo ngabo mu rwego rumwe mu bashukika kubera ikigare, hari abashukika kubera ubukene. Twebwe nka Delete Rwanda rero ubundi imiryango nyarwanda itari iya leta ni umufatanyabikorwa wa leta, urumva, mu gufasha abaturage b'igihugu cyangwa ba leta guhindura imibereho. Ni ukuvuga ngo uyu mufatanyabikorwa wa leta ikintu cya mbere nka Delete Rwanda dukora ni ubukangurambaga. Tukakubwira ko ubukennye nabisubiza ari cyo kujya gucuruzwa, gukurwamo ingingo, kushyiramo ibiyobyabwenge, kuvuga ibyo bakorera ibyo bagezeyo n'ibindi. No, ahubwo hangana, hirema akazi, shakisha nk'abandi, kuko na leta yashyize imbaraga yo guhanga imirimo mishya ku rubyiruko. Ibyo twese turabizi. Hari n'ibindi natwe nk'abafatanyabikorwa dufasha abaturage, nabwo ko turi muri social economic development, dufasha abaturage kwikura mu bukene mu buryo bumwe n'ubundi no guhindura imyumvire. Rero ubukene no ku ngoma ya Yesu bari bariho, abakene bari bariho, n'abashomeri ndakeka no ku ngoma ya Yesu bari bariho igihe ari ku isi. Urumva ntabwo bizashira, ariko rero wikwemera gushorwa mu bikorwa bikugirira nabi. Menya yuko nuramuka uvuye hano na bwa bushomeri bwawe none uzagera utakitegeka,
ugakorera abandi noneho nta kintu winjiza ugahomba wowe ubwawe ugahombya n'igihugu cyawe mu ncamake. ni ubuhe buryo mugiye gukoresha iyihe strategy cyangwa ni ayahe mayeri mugiye gukoresha kugira ngo ubutumwa mutanga bugere ku bantu benshi kandi butange umusaruro? Mu mayeri cyangwa muri zimwe muri tactics bakoresha barukubita aba victims, aya mbere harimo gukoresha imbuga nkoranyambaga, social media platforms. Izi mbuga nkoranyambaga nizo bahuriraho, urabona niyo yabaye noneho ibiganiro nyine umuntu akakureshya akagutereta kiri akoresheje Facebook, akoresheje no ngo gukoreshwa ikoranabuhanga mu kurokirita. Natwe nka Delete Rwanda n'abafatanyabikorwa bacu barimo Rwanda Media Commission, RMC ni umufatanyabikorwa muri no campaign. Ni ukuvuga ngo inzira perpetrator akoresha arokirita niyo natwe turimo gukoresha tubuhira. Ni ukuvuga ibyindi nzira ni iyi nka panorama turanabashimira cyane kuko uyu ni umusanzu ukomeye. Ni ukuvuga ngo umuntu uzabona kuri televiziyo ya panorama no mu kinyamakuru cya panorama azagira amakenga, uzamukijije, uzabigize mu ruhare. Inada nayo ni inzira nziza twatangiye. Turimo gukoresha itangazamakuru, tukanakoresha n'imbuga nkoranyambaga kuko cyane cyane turimo gutagetinga abana bari mu biruhuko igihe bashobora kwaccessinga internet n'amatelefone, nyine ku matelefone, ku makompyuta, no kumva amaradiyo n'amateleviziyo, no mbese mu buryo bwo bwose nibura bamenye bati kumbe. Ubwo nibwo buryo bwa mbere turimo gukoresha no campaign yatangiye ku itariki 10 z'ukwa munani izasoza 13 z'ukwa 10. Ubuse umuntu arimo kohera ikibazo muri uwo rugendo yabitabaza kumufasha. Ni ukuvuga ngo ubundi mu gihugu hari inzego zitabazwa bigakunda, hari n'amanimero yatanzwe y'ukubura. Isange One Stop Center muri Rwanda niko kazi kayo. Ni ukuvuga ngo bahari nimero yabo, wenda ntabwo twayitangaza kuko ntabwo babidutumye hano, ariko bumva bajya no kuri internet. Isange One Stop Center ibarizwa muri Rwanda warubizi. Ni ukuvuga ngo wasangaho nimero wahamagara ugafashwa ku rwego rw'igihugu. Ariko sinaho gusa, hari niyo mpamvu no muri campaign dutanga tubwira umuntu uramutse ubonye ibisa n'icuruzwa ry'abantu cyo kwita human trafficking detectation, ibintu biganisha nkaho ubibonamo gutya, menyesha inzego zikwegererwa, iza polisi, yaba inzego z'ibanze, yaba RIB, yaba urwego rwose. Urumenye rutari kwari ibintu ndimo kubona ibimeze gutya, nyamuneka. Cyangwa nkaho ngababaye victim, ubundi ubona utaragera hahandi wamura uburenganzira bwawe, hari imirongo itishyurwa wa polisi, wa RIB, Isange One Stop Center bagufasha. Twebwe kubera ntabwo dufite uwo murongo, ntabwo inzego zibishinzwe zazabitwemerera, niyo mpamvu tutavuga ngo telefone yacu cyangwa batwitabaza. Turababwira abo bakwitabaza arizo nzego zibyemerewe, Isange One Stop Center, n'izindi nzego za leta. Tugiye kujya ku musozi ariko sinabuza kubaza ikibazo kimwe. Hari abanyarwanda baba barajya hanze bagashobora kugaruka, ese hari ubuhamya batanga? Barahari, barahari. Iyo bagarutse mubona imitekerereze baba bafite, imyumvire yayo, ibitekerezo batanga biba bikiri ku murongo? Ubundi ugaruka ushobora gucika akagaruka, uwo nguwo aba ameze nka wa wundi inzu yashyaga ifunze, wenda akaza sinzi nako akabona apfumurira akirukana. Umwanya munini ntabwo ukunda kugira amahirwe cyane cyane iyo bagejejwe mu iguriro. Wenda mbere yuko tuza no kujya no ku musozi ariko mbihuze, ibintu bakorerwa byonyine iyo bageze aha ngaha bibatera trauma idasanzwe kuko bisaba rehabilitation, bisaba kubarebamo ikindi cyizere ndetse no kubakorera ubuvuzi kuko barakorera ibibi cyane cyane ku mubiri wabo. Ushoboye gutoroka gifite imyanya ye, ingingo ze z'umubiri. Kuko ikintu cya mbere uriya muntu kubera icyo gushora amafaranga, icya mbere aragushora amafaranga kubera yuko akeneye kunguka, kandi kunguka ntabwo ari wowe ngazakora mu maso yunguke. Ni ibikorwa uzakora bimwungura. Kimwe mu bikorwa bizakora bimwungura niba ari abakobwa n'abahungu, ariko igitsina gabo cyane cyane mu bikorwa bakunda gucuruzwa. Icya mbere ku bakobwa barabakora icyo twita sex exploitation, ni ukwexploita mu buryo bujyanye hariya twita bityo ni nko kuba icuruzwa ry'abantu rishingiye ku gitsina. Rishingiye ku gitsina. Ibyo bakorerwa rero
ni ukuvuga nshobora umukire araza akavuga akazana inkoko n'amaguru aba afite ukuntu afite network yayo nyene y'umukobwa wirabura w'inzobe cyangwa umeze gutya akaza ndumva ashaka kumukorera ibyamfura mbi nkumva ukuntu kubikorana n'umwirabura bimera ariko si abirabura gusa bacuruzwa n'abazungu baracuruzwa nivuga gutyo ukagira ngo bikorwa muri Afurika gusa no muri Amerika no mu Burayi n'ahandi hose ku isi baracuruzwa ariko byagera muri ibihugu byacu ndavuga muri Afurika bigashingiriza nuva uyu mukobwa akora ubusambanyi kuwamutanze amafaranga umukobwa ntabwo ari na nyunga yabonaho aramukora ubusambanyi kandi wibuka umuntu uri mu busambanyi umuntu yaguze aramusambanya kumva bishaka hari ababakora wamusambanya ukamukora n'ubushakashatsi bitewe na benshi atariko nyeneye kureba umwanya w'ibanga w'umugore w'umwirabura ku busa ubwo akaba mbese simbivuze reka ngarukiza aho ngaho abakunzi ba Panorama tutatuma wenda tuvuga ibiremereye urimo urabyumva ni ukuvuga ngo umukobwa akajagajagwa mu buryo kubuza atari ibiremereye mu Kinyarwanda bakamujagajaga ntabwo kuri sanyeri ante ariko turimo kuvuga nyine bibaho ni ukuvuga uyu mukobwa mu bintu bijyanye n'igitsina imyanya y'ibanga bakamujyaho wari ubizi ko hari ibyabayeho twarinabisomye no ubundi bajye no kuri internet basome barebe ibyerekeranye n'ibicuruzwa by'abantu ni ukuvuga asanga umukire ati no nyine kuko imbwa yanjye imaze iminsi nyakira neza ndashaka yuko inezerwa nyine ko imbwa yanjye isambanya umuntu umukobwa nibura nkanabireba nkanabifilima nkanacuruza niyo videwo niho nzagaruriza ubwo akaza nyine umukobwa kuryamana n'imbwa yanjye wowe ubyumva ako kubacuruza icyo kintu kashe ngapi nayangaya urayishyura okay ndashaka border ubwo mukobwa wenda barabaza kumutegura kuko imbwa ni failing kubikora ni ikibazo ni ukuvuga ngo ibi bibera muri aya maguru cyane cyane yo hanze yo muri abihugu ni ukuvuga ngo uyu mukobwa akamutegura uburyo agomba gushimisha imbwa ikagera ku gipimo igomba nayo kuvuga iti ibyishimo nashakaga ndabibonye ndivuze mu kinyabupfura urimo urabyumva cyarangira wa muntu wabo cya gicuruzwa cyabo cy'umuntu bakakivura kigasubira mu iguriro kigategereza undi mukiriya uzaza ubwo ngubwo n'ibindi bikorerwa ku sex exploitation ku bakobwa cyane cyane hari ibyo kubakoresha amafilime y'urukozasoni abakobwa bakinisha amafilime y'ubusambanyi ugasanga umukobwa rwose ari fiyeri cyangwa kugira ngo bicururize amavideo n'ibindi byose ukibaza uti uyu mukobwa akiri wabo umukobwa bimeze gute ariko kumbe wa mukobwa si we yageze muri eta adashobora kwikuramo n'urugero ibyo bikaba gukoreshwa amafilime cyangwa ubusambanyi by'urukozasoni byo gucuruza hari ubucuruzi imyanya ingingo umukire akaza atumeneye urwagashya cyangwa impyiko bakishyura bagapima mu iguriro batuye nguyu bakayitwara nta kibuza abonye bakavuga ati ndashaka gutransporting ibiyobyabwenge byanjye mbikwa muri iki gihugu bijyana muri iki kindi ariko se barajya gute bakaza bakabaga umuntu bagateshyira n'ibiro byabo bashaka bakadoda kutujyana umuntu kumuvuza mu kindi gihugu ubwo bageraho bakabaga bagakuramo ibyo bashyizemo bagacuruza bakavura umuntu babona avurika ashobora gukira agakira akasubira mu iguriro paka kuzageza umuntu abigishufungwa babona atagishoboye kugira bagafata imyanya bakayigurisha yose akarangira filime ikarangira aho ngaho ibyo byose rero iyo bikorerwa ku bana bacu iyo bikorerwa ku banyafurika bikorerwa ku batuye isi tuba tugomba kubivuga mu buryo bumwe n'ubundi hari ugukoreshwa imirimo gato mu mirima mu nganda n'ibindi hari abakoreshwa mu bikorwa byo gusabiriza ariko agasabiriza hari umuntu muri ruhande ugomba kumonitaringa hari ibikorwa byinshi bakorerwa rero ugezeyo yifuza kuhava rimwe n'imwe adashobora kuhava twe turakubwira tuti mbere y'uko ubona amahirwe yo kujya hanze nibura bazi inzego ganiriza ababyeyi ganiriza ugende nyine ibintu biri ofisiyeri n'igihugu kizi Mwrekande ndasohotse mu gihugu agiye muri iki ambasade yawe ikabimenya Mwrekande yinjiye muri iki gihugu kumukoraho ushaka amini kumushakisha mu kindi gihugu yagiyemo kuko biba bizwi ya mayiri yose twavuze nubona bayakuzanira
uti umuntu uko byagenda kose ushobora kurangira nabi. Hari gushukishwa urukundo umuntu akava hanze, ubwo nicyo nshaka kugira ngo nsoreze ku bintu by'inama ye. Umuntu akava hanze ukabona ni igisaza kiraje gikundaniye n'umukobwa hano, amudepanshije amafaranga menshi, yewe bakarya amaselfie, bakajya ku mazi, umucanga bakawitera, urimo urabyumva, yewe bakamujyana no kumwereka ababyeyi, yewe bakanakora n'ubukwe, ariko umugambi nta wundi kumujyana. Uzabibwirwa n'iki ko uyu muntu urimo kukwereka urukundo ugeze no kuri iyi etape kashaka kugushora mu bucuruzi bw'abantu? Uzi ikintu cya mbere, azaba yarakubwiye ko ashaka kukujyana muri Amerika, ko atuye muri Amerika kuko agushitura kuko azi ko ari abenshi dukunda muri Canada no mu Burayi n'ahandi hose. Noneho wumva ko atari ko visa tujye mu kindi gihugu no kubona visa byoroshye, ese tubanze tunyure Katari, tubanze tunyure Oman, numva atangiye mutagenda direct, tangira ugira amakengo. Numvishe Mwrekande avuga muri campaign ya Eddy Rwanda ku bufatanye na RMC, reka mbikore ubushakashatsi, uzikanga wari ugiye kugwa mu mutego. Turimo gusoza ikiganiro ukavuga ngo abadukurikiye bakora ikiganiro cyacu n'iki bagiye gusigarana? Ikintu cya mbere bagiye gusigarana ni ukumenya neza yuko icuruzwa ry'abantu bibaho, bakaryirinda. Amayeri twayababwiye, ababyeyi mwoka byaramwe mumbabarire, ababyeyi mwoka byaramwe mumbabarire, mujye muba hafi y'abana banyu, kuko kwikoranabuhanga, guha umwana uburenganzira kw'ikoranabuhanga, kutamuganiriza, kutamwitaho, ugaterera iyo ngiyo, uzikanga abana bacu bacurura. Kubera watereye nyo ukazumva Eddy yaragiye utazi uburyo yagiyemo, cyangwa kubwira ngo ejo nzurira indege mu buryo bumwe n'undi cyangwa nanabikubwira, kuko bibaho. Ubwo rero ikintu abadukurikiye bagomba gusigarana ni ukumenya ko amayeri ariho, tukanabararikira, tukanabashishikariza gusoma no kuri internet abari ubutumwa bwinshi buvuga kuri trafficking, bakasoma bagasobanukirwa, bakaba inshuti y'urubyiruko. Urubyiruko nabwo icyo bigiye gusigarana nuko ubukene butakagombye kugushora kujya gukorerwa ibi byose mvuze. Kandi uyu munsi urakeneye ejo uzaba uri umukire, kuko uyu munsi tuzi abantu bari abakene, uyu munsi babaye abakire. Byose birashoboka igihe uri mu gihugu gitekanye, mu gihe uri mu gihugu gifite opportunities, ushobora kubona akazi, ushobora no kukarema binyuze mu buryo Imana itanga umugisha. Uwabakenera uje ubutumwa yabashakaho bijyanye n'icuruzwa y'abasanganye nka Eddy Rwanda, katubaye nimero baduhamagaraho bashaka kumenya ibirenze, 0788 83 86 17. Iyo niyo nimero bashobora kutubonaho, kutubaza amakuru arenze. Yewe niyo yaba ari uwashakaga gutanga amakuru, yanatunyiraho twebwe natwe tukamuhuza n'inzego zishinzwe kwakira ayo makuru, kuko twe ntabwo twakwakira amakuru, ntabwo tubifitiye ububasha. Twamuhuza ariko n'inzego zibishinzwe zirimo Isange na RIB n'izindi nzego za leta. Ubwo mwana dukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, hari website yacu www.delightrwanda.org cyangwa www.delightrwanda.org cyangwa sizwe navuga. Na Twitter yacu ni @delightrwanda rimwe, na Facebook page yacu ndahari, wakwandikamo Eddy Rwanda ukatubona, n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ariko nyamuneka ubundi icyo tugamije nuko tugira abanyarwanda badacuruzwa. Muzakora igihugu cyose kugeza uyu munsi. Project ni nini, project ni y'imyaka 5, ifite activities atandukanye. Iya mbere ni online and media campaign, niyo yahereye mu kwa munani tariki 10 kazasoza tariki 13 z'ukwa 10. Iyo ni online and media campaign, ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga, abafluencer. Nawe kuri Twitter yawe nuza kudushyiriraho ubutumwa twaguhaye, abagukurikirana bazasobanukirwa, bashobora kwirinda. Nawe tuzakoresha imbuga nkoranyambaga zacu ndetse n'iz'abafatanyabikorwa bacu ndetse n'iz'aba influencers cyangwa abavuga rikumvikana ku mbuga nkoranyambaga. Badukundiye ni ukuri wagirira umumaro bagenzi bawe bakurikira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nyuma turateganya no kujya mu bigo by'amashuri, icyo twita self campaign mu mashuri, icyo twita outreach campaign mu mashuri, kuko nirwo rubyiruko cyane cyane rucuruzwa bafite n'inyota y'akazi bo muri segonderi, inyota y'akazi na scholarship
scholarship na bourse na buruse ni igifaransa ko byagiyemo aho ngaho nibo dushaka ko bamenya aya mayeri cyane cyane tuzabasanga mu buryo amashuri muri uyu mwaka w'amashuri tuzajya mu bigo 125 urumva tuzabaganiriza tuzabaha amakuru byose bitugiraho kubaza dusoza twati mu urugendo ubukangurambaga mufitemo abafatanyabikorwa niba kugeza uyu munsi umufatanyabikorwa dufite ni RMC Rwanda Media Commission nabwo ntabwo ari ubufatanyabikorwa mu bintu bijyanye n'amafaranga ni ubufatanyabikorwa mu bintu bijyanye no gufatanya kuburira abaturage yuko icuruzwa ry'abantu no kurya. Minisiteri y'Uburezi ntabwo izamo Minisiteri y'Uburezi rero dukora iyo kuri activity Minisiteri y'Uburezi irimo twarabandikiye tubasaba platform ni ukuvuga niba duhereza iriya platform bya bindi 125 twavugaga baza babaye abafatanyabikorwa bacu uyu munsi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ntabwo izazamo birumvikana uretse nabo ngabo tuzagira n'ibitaramo bikorerwa mu masantere dufite cya kimodoka gifite igiscreen kinini turimo gutegura no gukora filime mbara mu mbuga nkoranyambaga tugenda twereka abaturage mu masantere ya nimugoroba wazara akagoroba cyangwa se ukuntu turacyabirimo turabyubaka ku buryo n'uyu muturage baje kureba iyo filime tunababwira kuko no bagenda mu rugo bakabwira rwabyo urumva nayo irimo umva abafatanyabikorwa ubundi ni benshi ariko umufatanyabikorwa wa mbere uyu munsi dufite ni Minisiteri y'Ubutabera. Minisiteri y'Ubutabera ni ifite kurwanya icuruzwa ry'abantu mu nshingano zayo ni nayo twahaye iki gitabo iki kitari cyaba published kukivalidatinga ngo cyemerwe gusohoka ariko biri hafi kirafi kwemezwa baracyari mu kureba kugisuzuma nikimara kwemezwa kizahabwa buri muntu wese agisomye ariko uyu munsi minisiteri turi kumwe muri campaign y'ubutabera mu buryo buri informal ntabwo nabwo ngo buri formal kuko n'amasezerano yanditse dufitanye ariko baradushyigikiye urabona nayo dosiye niho ziri n'ibindi ariko turakangurira n'abandi baba bikorera baba inzego za leta bireba byaba imiryango mpuzamahanga kuza tugafatanya tukaburira kuko dufite na gahunda yo gushyira signpost nibura ku mipaka yose nibura niba bakujyanye uhita utera kwa jisho hariya icyapa kinini kivuga ngo kumira icuruzwa ry'abantu tunongera imbaraga zo gutanga amayeri yose ariho abantu bayamenye nibura nahagera banahabwe n'utwo tugocywa n'urugero urumva tukenafatanya benshi mudufashije kuri network yanyu tunagushimira ko nawe uri umufatanyabikorwa wacu kuko duhaye itangazamakuru cyawe turabivuze bagiye kubyumva bagiye guhindura imyumvire wari kuzacuruzwa nagicurujwe kubera aho nawe umufatanyabikorwa wacu. Murakoze cyane Eddy tubashimire kandi twizeye ko urugero mwatangiye n'abandi kuko bazarwumva ndetse tugafatanya kurwanya ibicuruzwa ry'abantu nagira ngo bashimwe mwese bakunzi ba Panorama TV Rwanda uburyo mudukurikira mujye muduha ibitekerezo muratubwire ingingo mwifuza ko twazabaganiraho ubutaha kuko dufite abatumire benshi dufite abahanga bashobora kudusangiza ubunararibonye mu biganiro tuzajya tubaha reka rero tubashimire mwese naho utaha.